iramanuka igakubita amajanja yayo mu mugongo w'ihene, igahita iyimanura ikayegereza hafi y'umusozi, igahita iyimanura ikayegereza hafi y'umusozo w'umusozi ku manga. Ihene ikubita imigeri yiterera ngo irebe ko yacika. Byose byibaranguye ku manga y'umusozi byombi. Uko byamanukaga, inyoni yarekuriye hasi. Dore inyoni, ubundi ihene iragenda yikubita hasi, irashwanyagurika. Inyoni yaragarutse, maze nyuma itangira kurya inyama z'ihene ziri hasi iyo ngiyo. Iyi nyoni ni imwe mu zitwa kagoma. Inyoni ishobora gufata ihene yigendera ikayitwara mu kirere. Inyoni izwi mu nyoni zishobora gutwara ibiro byinshi mu kirere, ibiro 6 kuri 7, ishobora kubigurukana nkaho nta cyabaye. Iki kiganiro twakizimenya byinshi. Ikiganiro tukugezeho byinshi mu by'ubwenge bibera mu isi. Tugiye kumenya byinshi kuri iyi nyoni. Kagoma ni bwoko ki mu nyoni? Samuel Mugisha, inkuru yanjye maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube mbikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu 36 birenga by'abadukurikira hano twiga byinshi. Uratekereza iki atari cyo gihe kiza ngo nawe winjiye mu badukurikirana uyu munsi niba udasanzwe ubamo? Kora subscribe twikomereze, kuko turi mu Tanyi Rwanda, we dream big and create changes. Turuta byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wokoze subscribe uyu munsi. Mu nyoni, inyoni yitwa kagoma uyisanga mu nyoni z'agatangazo zigira uhura nazo. Nko mu kureba iyi nyoni cyangwa se iki gisiga, zizwiho kureba cyane ku rwego bitekerezwa ko gishobora kureba inshuro 4 ku 8 kurenza umuntu. Zigira amaso manini abiri afite icyitwa focal points kiri hejuru cyane. Ishobora kureba direct imbere yayo ndetse ikareba mu cyerekezo cy'impande zose icyarimwe. Mu kubaka ibyari, kagoma iri mu nyoni zubaka ibyari binini cyane ku isi. Ibyari byazo babyita iris. Buri mwaka inyoni isura ku cyari cyayo nk'uburyo bwo gukomeza kucyubaka neza. Ni nka kumwe tuvugurura inzu zacu. Nk'imwe mu bwoko bw'izi nyoni izwi nka bald eagle cyangwa se American eagle. Icyari cyayo gishobora kugeza ku ntambwe 13 mu burebure ujya munsi mu gufukuka, mu gihe mu bugari gishobora kungana n'intambwe 8 ku 9 mu bugari, kandi kigapima ibiro bingana hafi n'amapaundi 2000. Bishobora no kuba byarenga. Ikindi kintu gitangaje kuri iyi nyoni ni uburyo ihuza ibitsina. Ubwoko bwinshi mu bwa kagoma busangwa mu cyitwa monogamous. Zihuza ibitsina byonyine kugira zibyare gusa zororoke, nta kwishimisha nk'uko mu bantu bimeze. Inyoni zisubira buri mwaka mu cyari cyazo uko zivukana buri mwaka. Wabyita nka gutya tuba mu miryango tuziranye tukajya duhura buri mwaka cyangwa se mu gihe runaka. Ingano ya buri nyoni ubusanzwe ijyanana n'ubwoko bw'igitsina cyayo. Ingore nizo ziba ari nini cyane kurusha ingabo. Inyoni kagoma cyangwa se nka kagoma nk'imwe mu yitwa bald eagle cyangwa se American eagle, abantu benshi nk'uko babyumva bashobora gutekereza ko ari inyoni ifite uruhara cyangwa se kagoma ifite uruhara. Ubusanzwe bald bisobanura uruhara. Bald bikomoka ku ijambo barde, bisobanuye umweru, kuko kuri ubu bwoko bw'inyoni ku mutwe wayo haboneka amabara y'umweru. Kagoma igira amajanja agira imbaraga cyane biteye ubwoba. Ubwoko bumwe mu bw'izi nyoni ishobora gufatana imbaraga ikintu ku mbaraga zirenze inshuro 10 iz'umuntu kumwe ufata ikintu n'ikiganza. Ni inyoni iri hejuru mu ruhererekane rw'ibiribwa. Ntabwo ari kenshi wabona hari indi nyamaswa yari iyi nyoni. Mu mico itandukanye yo ku isi, iyi nyoni ifatwa nk'ikimenyetso cy'imbaraga, kwishyira ukizana, umurava ndetse n'abayisenga. Nibyo hari abantu bizera ko iyi nyoni ibegereza hamwe n'Imana. Reka ibyo nabyo tubivugeho. Mu mateka, mu Bugiriki n'Uburomani, inyoni ya kagoma yafatwaga nk'ikimenyetso cy'inyoni ya Zeus. Zeus yari imana iri hejuru y'izindi mu zo basengaga. Zeus, Jupiter, umwami w'imana zose. Iyi nyoni yafatwaga nk'intumwa ya Zeus. Kagoma niyo nyoni iboneka mu idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu idarapo ry'iki gihugu igaragaza ukwishyira ukizana ndetse kikaba ikimenyetso cy'imbaraga.
Golden Eagle ni ikimenyetso cy'ibihugu nka Mexico cyangwa se Mexico, Misiri ndetse n'Ubudage. Abantu benshi bafata akagoma nk'intumwa y'Imana cyangwa se umuremyi. Ibi barabyemera bakabyemera gutya kuko iyi nyoni iri mu nyoni zigurukira hejuru cyane uzigera uhura nazo hejuru mu kirere. Kagoma iyi nyoni iruha cyane ku buryo mu mateka ari n'abantu bitirirwaga amazina yayo kubera ibikorwa byabo by'intambara by'indashyikirwa, kugira umutima ukomeye ndetse no kuba intangarugero mu byabarangaga. Inyoni ifatwa cyane nk'imwe mu zikuze ku isi ndetse ikaba inyabwenge mu biremwa byose, ndetse ikaba ihigwa cyane nibura n'ifi ya salmon mu bwenge nyine. Aho ni hamwe mu bice byo mu Burayi babyemera gutyo. Amwe mu mabanga nk'ubu kagoma n'imwe ifite umutwe ufite ubwoya bw'umweru, iri mu nyoni zibasha kugurukana ibiro byinshi bibaho ibitwaye mu maguru yayo mu nyoni zizwi. Ibiro 6 n'ibice 8. Iki ni icyana gito cy'impongo yitwa mule deer. Inyoni zizwiho guhiga zikorana. Zishobora guhiga muri koperative. Imwe ishobora gutesha umutwe inyamaswa cyangwa se umuhigo, indi iraho itegereje guhita iwataka yufata n'imbaraga nk'izo twavuze. Inyoni ishobora kubaho imyaka 20 kuri 30. Hari n'izo imyaka 50 kuri 70. Kenshi mu zagiye zororwa cyane cyangwa se mu zicungwa n'abantu byazigaragayeho. Inyoni ishobora kubaho imyaka myinshi kurenza abantu bamwe. Izi nyoni zigira icyitwa kleptoparasitisme, kwiba ibiryo. Ibi ishobora guhura n'indi nyoni cyangwa se indi kagoma, ubwoko bw'inyoni mwizi, yifitiye umuhigo wayo yafashe ikayibangamira kugeza uwirekuriye hasi, ubundi nayo ikawutwara utaranakora hasi ku butaka ukiri mu kirere. Kleptoparasitisme, inyoni ya kagoma. Iki ni ikiganiro umenye byinshi. TV Montagne Rwanda niho ugikurikirana. Ni igicumbi hano ukuraho ubumenyi, twese tukabana mu isi tujijutse nk'uko nawe umaze kubyiyumvira. Samuel Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Ibuka kuri subscribe ntuzongere gucikwa, ubundi winjire mu nyabwenge. TV Montagne Rwanda naho ubutaha.